Ababyeyi inshuti bavandimwe biyeguriye Imana ntore za Nyagasani, Kristo Yezu akuzwe. Nk'uko twabyumvise cyangwa twabyumvise na kera, uyu munsi ku itariki ya 2 Gashyantare ni umunsi Kiliziya yise umunsi mpuzamahanga w'abiyeguriye Imana. Uyu munsi washyizweho na Papa Yohani Pawulo wa II ku itariki 2 Gashyantare mu 1997, wari ufite intego eshatu z'ingenzi. Ya mbere ikaba ari ukugira ngo uyu munsi hongere kumvikana ijwi ry'abiyeguriye Imana muri iyi si yacu yari itangiye kugenda iripfukirana cyane, abantu batangiye kwibagirwa ko n'abo bantu babaho cyangwa se bafite ijwi ryakumvikana. Intego ya kabiri yari yo kwibutsa agaciro k'uwo muhamagaro muri iyi si yacu, aho abantu babaye banyamwigendaho, aho n'ababyeyi bumva batarekura umwana wabo ngo yihe Imana, aho n'urubyiruko rw'ubu rutekereza ko ari uburyo bwo kubaho bwataye umurongo butakigezweho, ko ntawafata ubuzima bwe bwose ngo avuge ngo abweguriye Nyagasani birangire. Kwari ukwibutsa agaciro k'uwo muhamagaro muri iyi si yacu. Naho indi ntego ya gatatu kwari ukwibutsa abihaye Imana ko muri uwo muhamagaro wabo wahamagariwe kuba urumuri rw'isi, nk'uko umusaza Simoni yabivuze ko Yezu Kristo azaba urumuri rw'amahanga, cyane cyane aya mahanga y'abataramenya Imana, abo bitaga kera abapagani. Kwari ukugira ngo abinjiye muri uwo murongo bibutswe ikigamijwe ko ari ukuba urwo rumuri, byaba na ngombwa bakamurika mu muyaga mwinshi urwanirira kuzimya urwo rumuri, ariko uko byagenda kose urumuri rukaka. Mbese kuki Yohani Pawulo wa II yahisemo iyo tariki ya 2 ku munsi wo guturwa Imana, Yezu aturwa Imana mu hekaru? Impamvu nta yindi, nayo yayishingiye kuri iyo ngingo y'urumuri, kuko uyu munsi niho umuhanuzi nyine nk'uko nabivugaga, niho umusaza Simeoni yibutsa umuhamagaro cyangwa se icyazanye Yezu Kristo, ko ari ukuba nyine urumuri rw'amahanga, urumuri rumurika mu mwijima, umwijima ukigirayo maze urumuri rw'Imana rukagaragara. Ubwo ni nk'aho nyine yavugaga ngo kuri uyu munsi Yezu yatuweho Imana mu ihekaro, namwe bihaye Imana, namwe biyeguriye Imana, mwibuke ubutorwe bwanyu, mwibuke icyo mwatorewe, mwibuke ko ubuzima bwanyu ari ukugaragaza ubuzima bwa Yezu Kristo mu mibereho yanyu, atari ukubivuga n'amagambo gusa, ahubwo ari no kubishyira mu bikorwa. Ndabivuga ngo mu mibereho yanyu ukagira ngo jyewe si ndimo nanjye ndabyumva, kuko ubuzima bwacu bugomba kugaragaza ubuzima bwa Yezu Kristo wabayeho mu bukene, mu kumvira n'ubumanzi buhoraho. Ibyo rero bigatuma isi yacu yibuka ko icya mbere ari umuremyi, ko ari we uhabwa intebe ikomeye mu buzima bwacu, maze ibyo yaduhamagariye muri iyi si tukabyuzuza dukurikije urugero rwa Yezu Kristo. Mbese uyu munsi wa none, uyu munsi mpuzamahanga wo kwiyegurira Imana uratwigisha iki? Kandangirize aho ngaho. Uyu munsi uracyatwibutsa ko uwiyeguriye Imana, reka none kuvuga uwiyeguriye Imana gusa, uwabatijwe wese
ari urumuri rwa Kristo, ashushanya urwo rumuri rwa Kristo, urumuri rumurikira imitimanama y'abibwira ko ubukungu ubungubu ndavuga bwa bintu ari bwo bugize cyangwa se ari bwo buyoboye muntu, kuko isi niko yibeshya. Uyu munsi ni ukwibuka ko Imana ari bwo bukungu buruta ubundi bukungu bwose. Gukira si bibi, gutunga si bibi, no gutunganirwa si bibi, ntanabibifuriza rwose. Ariko icyaha cy'isi cy'uyu munsi ni uko isi yakize yibagirwa gukinga, ni uko isi yakize yavomye yibagirwa isoko, yibagirwa uwayihaye amazi. Niyo mpamvu umunsi nk'uyu, duhereye ku muhamagaro w'abihaye Imana, twongera kwibutsa isi, dufite umuhamagaro wo kumurikira isi no kuyereka ko ubukungu nyabukungu ari Imana yonyine gusa, ikaba ari nayo soko y'ubukungu bwose. Babandi bibwira ko bazatunga ibintu Imana bakayishyira ku ruhande, ni ukwibeshya cyane. Ni nko kubwira umubyeyi ngo ntuzongere kumbyara, ngo n'ubundi wambyaye ntabigusabye. Niko abana bamwe bajya bibeshya. Iyi si ivuga ngo ntituzongera gusenga Imana, ngo twaratunze turatunganirwa, ngo ntacyo twongeye gusaba. Ni nk'ibyo byose. Uyu munsi rero nicyo twibutsa. Uyu munsi twongera kwibutswa ko turi urumuri rw'isi, kugira ngo tumurikire isi yacu. Urukundo yarugize ubucuruzi, irugira ibintu bisanzwe, ndetse rwitiranya n'ibindi byinshi. Igiye no gukabya yitiranya urukundo n'ibyaha. Ubu abasore, abajene b'ubu ngubu, iyo umubajije urukundo wahita utekereza gusambana, ndetse n'ijambo gusambana barikuyeho, ubu bavuga ngo ni ukwibera mu rukundo, ndetse bagakoresha n'ijambo ritari ryo, ngo bagiye gukora urukundo. Ubwo baba bataradubije mu gifaransa faire l'amour. Ubwo urumva mu by'ukuri urukundo Imana yaturaze twaruhinduye ibintu bisanzwe, ndetse turihinduramo n'ibyaha. Umunsi nk'uyu, abihaye Imana, abiyeguriye Imana, ndetse n'abakristo muri rusange, ni ukutwibutsa yuko Imana ari urukundo, kandi kubaho mu rukundo ni ukubaho uko Imana ishaka, ndetse tukiyegurira ibikorwa byayo, kuko ibikorwa byayo ari iby'urukundo. Ni ukwibuka ko nta wundi twaha izo mbaraga z'urukundo rwacu atari Imana yonyine gusa. Kubera ko ntawe ukunda Imana rero atayibona, kubera ko tubona umuntu yaremye, urwo rukundo dukunda Imana rukagaragarira no mu bikorwa bifatika mu bavandimwe bacu mu buryo bwa buri munsi. Hanyuma igiheruka ibyo navugaga, mu byo umunsi mukuru nk'uyu twigisha, ku munsi mukuru w'abiyeguriye Imana, utwibutsa ko mu by'ukuri nubwo umuntu yigira icyigenge, nubwo umuntu ashaka gukora ibyo ashaka n'uko abishaka, ubwigenge bwa muntu ni ukubaho yumvira Imana. Ubwigenge bwe bugaragarira cyane mu kumvira ibyo Imana itegeka kandi ishaka. Naho ubundi yaba icyigenge, kandi n'ubu niho isi tuganisha. Umuntu yabaye icyigenge, umubwira ngo Imana ishaka iki, akakubwira ngo nanjye nshaka iki. Nkaho umuntu asigaye angana n'Imana. Ngiki cyaha cy'isi twaguyemo. Umuntu yigize Imana, umuntu yihaye kureshya n'Imana. Muri make umuntu yigeze icyigenge. Umunsi nk'uyu twibutsa iki? Ko tugomba kuva mu kuba icyigenge, ahubwo tukaba bigenga muri Kristo Nyagasani. Ngubwo ubutumwa bw'abihaye Imana. Ni nayo mpamvu burya dusezerana kumvira. Dusezerana kumvira kugira ngo twumvire Imana, twumvire n'abo Imana yashyize imbere yacu nk'abayobozi ndetse n'ababyeyi. Ariko iyo wabaye icyigenge nta muntu ucyumvira. Umunsi rero nk'uyu ni uwo kwibutsa n'ababyibagiwe ko kubaho neza ari ukumvira Imana, ko kwigenga nyakuri ari ugukurikiza ibyo ishaka n'amategeko yayo, kandi ko uburenganzira nyakuri ari uburenganzira bwo kubana n'Imana, kandi tukabana neza n'abo yaremye, maze ubundi
tukaba batera amahoro, tukaba batanga amahoro, tukaba ba mahoro bigendera iminsi yose y'ubuzima bwacu. Umunsi mwiza kuba yihaye Imana, kandi Nyagasani akomeza turinde twese. Amen. Muhaguruke twamamaze ukwemera kwacu.